birakwiye ko umuntu yatandukana n'uwo akunda kubera imyizerere cyangwa se idini. Nicyo kintu nshaka kwibaza. Ikintu cya mbere tugomba kumenya, Abanyarwanda ruta iki? Idini. haruta idini. Yego. Hanyuma si iyo dini, mbere y'uko izitekereza ko abanyarwanda batabanaga mu mahoro no mu mutuzo, bakabana bagatunga bagatunganirwa. Ariko nicyo gihe ntabwo ari ubu. Nicyo gihe ntabwo ari ubu. Twebwe twubakira ku muco, buriya n'ubushobozi bw'umufuka burakonta. Oya se kandi wari ubizi? Buriya impamvu mvuga ngo n'ubushobozi bw'umufuka nabwo bubigiramo uruhare. Uramutse wakunze umukobwa w'umwadeperi, yego, ufite ikofi, uwo mukobwa uyifite ufite ikofi, njyewe mfite ikofi, yego, nubwo waba nta dini ugira, bamukwima kugira ngo wemere ko amafaranga nta dini agira. Umujura ajya kwiba akaza agatanga icya 10, kuvuga ngo ngiye nakunze umukobwa, ngo uraje ngo uri papa we, ngo uri nyirasenge, ngo uravuze ngo ntabwo turi bubane, ngo kubera ko ngo ndi umwadeperi cyangwa se ndi umudive cyangwa se ndi umukatolike cyangwa ndi umusilamu cyangwa ndi umuprotesta cyangwa babandi bose muzi. Yego. Nyine keretse wa muntu nawe ugifite imyumvire iri hasi, ariko ubu ntabwo byagakwiye. Umwana, abana banyu muzabahereza izihe ndangagaciro? Turabizi ko iyo abana tubafata tukabajyana gusenga ku cyumweru cyangwa ku isabato cyangwa se kuwa gatanu, uzamujyana he? Undi azamujyana he? Mugihe mwizera mu bintu bazajya aho bazashaka. Aho bazashaka. Umwana w'imyaka 5 cyangwa 3 azavuga ngo ndajya. Uzi igihe umwana yemerewe gutandukanywa na nyina? Ni igihe agize imyaka 7. Imyaka 7. Uri kubyumva? Ubwo bakiri munsi y'imyaka 7 barajya aho mama wabo asengera. None se wowe papa uzafata umwana umujyana ujye kumuha ibere? Wowe uzafata umwana ko umwana aba akeneye guhindurwa pampa w'imyaka 3 cyangwa yinyariye, wowe uzajya kubikora ibyo bintu uzabishobora uri umugabo? Dukurikije n'imico yacu twakuriyemo nk'abanyarwanda. Gahunda zabo se ntizagaragaye. Bazaga, padiri yazaga imbere ya kiliziya akenyereye kuri masotera ku kabunda, afite imbunda. Bazana umutima mwiza padiri buriya. Abakristo benshi kera ngo babaga bazi ko agira ikanzu imwe. Turabasuhuje abakunzi ba Satya TV aho muherereye hose, twizere ko mumeze neza, n'abatameze neza mwihangane, iby'isi niko bimera, kwishima none ejo ukababara. Rugamba, Karame, komera. ndakomeye kandi dukomerane. Urakomeye? Dukomerane. Uramutse urebye ukuntu ukomeye, wakwigereranya nk'ikihe kintu kindi gikomeye? Ntabwo nkomeye nk'ibuye ariko ndakomeye. Urakomeye? Yego, uyu munsi rero twishimiye kubana namwe muri studio zacu za Satya TV. Nanjye ndabashimiye cyane kuba mwongeye kuntumira, kampaye umwanya kugira ngo nze tuganire n'abanyarwanda. Tutagiye kure rero, ikintu nifuza ko twaganiraho hariya mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru, nabonye saga aho umukobwa yakundanaga n'umusore baranamaze kwemeranya kubana. Imyiteguro rwose barashyashyana, gusa imiryango ntiyabyemera. Bari bamaze kwitegura kubana ariko batarabana. Ari muri cya gihe uba uvuze ngo weretse iwanyu umuntu, muri iminsi byarahindutse, ntabwo ukijya kwereka umukunzi wawe iwanyu mutaragira gahunda yo kubana. Igihe wumva wafashe umwanzuro w'uko muri bubane, niho ufata umwanzuro atereka mujyane iwacu nawe anjyane iwabo. Muri icyo gihe yamujyanye iwabo, yamugejejeyo, akajya abona hari ukuntu bari kumureba ukuntu, ariko ntibyabyitaho, arakomeza apanga gahunda ze z'ubukwe. Muri cya gihe bashaka ngo kubwira iwabo ati iki gihe iki n'iki turifuza ko mwazaza kudusinyira ku murenge, wabo baravuga ati nimba mwari muzi n'ikindi reka ntabwo bibaho. Kozi nta kindi cyatumye babyanga ngo ni uko batari bahuje imyizerere cyangwa se imyemerere. Ubwo mu yandi magambo ntabwo bari bahuje idini. Ikintu nibaza, icyo gihe byarangiye urukundo rwabo, bari bamaranye imyaka igeze muri 3 bakundana, rwarangiriye aho rubafenze ntibabana. Birakwiye ko umuntu
yatandukana n'uwo akunda kubera imyizerere cyangwa se idini? Nicyo kintu nshaka kwibaza. Ikintu cya mbere tugomba kumenya, idini, itorero, insengero ntabwo biri mu muco wacu nk'abanyarwanda. Ntabwo biri mu muco wacu, ni umuco mvamahanga. ni umuco mvamahanga. Kandi ukaba umuco waje kugira ngo utanye abantu. Niba hari ahantu hambere hakorerwa ivangura mu madini, ibyo uvuze bihagazeho. mbese ivangura ni iki? Ivangura ni ukwitandukanya n'abantu bitewe nyine n'uko hari ibyo wenda mudahuriye. nuko niba uri umusilamu uzabwira umwana wawe ngo ntuzashyingiranwe n'umukatolika, si byo vangura? Cyane kandi bireze mu madini. Niba nuko uri umudive uzabwira umwana wawe ngo ntuzarongorane n'iki? N'umurokore, n'umwadeperi. Nuko umwadeperi azabwira umwana we ngo ntuzashakane n'umudive, vice versa. Ubwo se ivangura rirenze iryo ni irihe? ni ivangura. None se birakwiye? Kuba bikwiye cyangwa bidakwiye se ahubwo intego y'ababizanye ntiyagezweho? Yase kandi ubwo se ushatse kuvuga iki? Mbese iyo nkuru umaze kutubwira ni bwoko? Ni inkuru nyine y'abantu byarangiye urukundo rwabo ruhagaze kubera imyizerere, ngewe kubera idini, kubera imyemerere y'idini ryabo. Sinzi ngo ni irihe, niba ari abadeperi, niba ari abadive, niba ari abaki, baravuga bati iwabo ubwo ni umuryango. Baricara baravuga bati umuntu tudahuje imyemerere, tudahuje idini, ntabwo agomba kuturongorera umukobwa, cyangwa se ntiyatubera umukazana cyangwa se ntiyatubera umukwe. Ibyo bintu nk'uko nari ntangiye mbikomozaho, yego, hari urwego rw'imyumvire abantu baba bagomba kurenga. Buriya hari abantu bamwe nabo mu bwoko bwa bariya bakongomani bavuga ikinyarwanda, abanyamurenge. Yego, twakuze tuzi ko ubundi nta muntu wundi utari umunyamurenge ushobora gushaka umukobwa w'umunyamurenge. Yego, ananigize no kumva ngo ngo iyo bibaye ngombwa nyine ari hahandi uvuga ngo uyu wese nisimusiga. Yego, ngo kugira ngo uwo mukobwa ushatse gushaka undi musore utari umunyamurenge azemererwe guhabwa ikaze, ngo nuko azabanza akagenda akaryamana n'umuhungu w'umunyamurenge inda ya mbere, ubundi yamara kubyarira abanyamurenge akabona kujya yashakana n'undi muntu utari umunyamurenge. Iyo nkuru yo ntabwo nari nyizi. Byabagaho ndetse cyane. Cyo nuko byari bigoye, cyangwa se ari nka kirazira kubona umukobwa w'umunyamurenge cyangwa se umusore w'umunyamurenge ashaka mu bundi bwoko butari ubwo. Gusa ubundi sinumva bijya kumera na biriya by'abayahudi. Muri kubyumva? Hariho abantu bitewe n'imico yabo, bitewe n'ukuntu bakuze, bitewe n'imyumvire. Nanone buri imyumvire nayo igira uruhare 90% rw'imyanzuro ikunze gufatwa ku isi mu miryango. Uzasanga imyumvire ahanini mbese ubu ngubu ntibashakana. Abakobwa b'abanyamurenge ntibashakana n'abandi banyarwanda n'abanyamahanga n'abakibuse. Nawe Rwanda ntidushingira abanyanigeria. Nawe ubu muri aka kanya umwifuje rwose. Gusa ikindi kintu ngo nakubwira kuri iki kijyanye n'amadini n'amatorero, yego, buriya n'ubushobozi bw'umufuka burakonta. Oya se kandi wari ubizi? Buriya impamvu mvuga ngo n'ubushobozi bw'umufuka nabwo bubigiramo uruhare. Uramutse wakunze umukobwa w'umwadeperi, yego, ufite ikofi, uwo mukobwa uyifite ufite ikofi, njyewe mfite ikofi, yego, nubwo waba nta dini ugira, bamukwima. Uramutse ukunze umukobwa w'umuyisilamukazi, ufite ikofi yawe, bamukwima ngo nuko ngo uturutse aha cyangwa nta dini ugira. Nubwo yashatse kuvuga ko izi bariyeri z'imyemerere n'imyizerere n'amadini zikora kuri bamwe, abandi ko hari aho bidakora, kubera ko ntabwo uzabona umuntu azanye ifaranga, azanye urufito ngo ujye kumuzanaho iyo miteto ngo y'idini
ngo yo kuvuga ngo niba udasengera iwacu ngo nese ubu ngubu iyo umukobwa akundanye n'umunya-Nigeria namugeza hano bakabanza kumubaza ngo usengera none se simbona bagenda bagafata umuntu nyine apfa kuba avuga ubutumwa ari umupasiteri akagenda agashaka ahantu yaba muri jaride yaba hehe hari ubwo nigeze gutaha twagiye ku mazi bwabereye ku mazi ubwo w'umunyarwanda yashakanye n'umunyazimbabwe uba muri Australia ku mazi pasitoro nayo ku mazi none se ubwo tuvuge ko ibyo bintu bya bariyeri tuvuge ngo se aho ifaranga rikubise haroroha ibyari isara bwayo rigahinda ibindi ifaranga ryananiye iki ku buryo se ndakeka ku ruhande abantu bavuga ngo ifaranga ngo ntabwo ryagura ibyishimo ngo ryaguha uburiri ariko ntiryaguha ibitotsi ngo ryaguha ibiryo ngo ariko ntiryaguha peti kujya mu bivanahe nigeze kwihurira n'umwana w'umukobwa ahantu muri kampani urumva yajemo akoramo amaze igihe ahuriramo n'umuviye arakundana umuviye ubwo iyo mvuga umuviye burya guhera ku myaka 50 pe aho washaje umukobwa yari afite imyaka ingahe 22 bari mu gihe cyo gutegura ubukwe deja biri tayari yego none urumva hari ukuntu nyine umuntu yari kugenda yandarika amatwi ugasanga ibintu bikuguye mu matwi utararondeye kubyumva ariko bikarangira ubyumvise paragise yari ari kuganira na mugenzi we bicaye muri ofisi mugenzi we aramubona gasungu ntabwo bazajya baguseka ko washatse umusaza umukobwa yakubise agatwenge ntabwo nashobora kugasubiramo yakubise agatwenge ngo hehe ngo ariko ngo ye teze ko uri umuswa ngo wabonye hehe baseka bose se uri kubyumva bivuze iki namara gushaka wa musaza araba yabaye iki boss kandi ko uzaseka boss uhereye babakobwa b'inshuti ze azabafata bajyane ku mazi abasohokane azabafata basohokane muri hoteli nziza uzagira akaba abandi batega gutumoto azajya badepurasa imodoka yabonetse umuvu aho bigoranye nyine kuba urumva yasohotse abafite umushoferi cyangwa se niba azi imodoka arafata imodoka ya sheri cyangwa dadi cyangwa shuga uri kubyumva ya mazina yose babita uri kubyumva yego urumva rero nanone buriya n'ikijyanye n'ubushobozi n'ifaranga buriya bisa nkaho riri mu bintu biyoboye byinshi ku isi ku buryo umuntu utagira idini aza agahabwa umugeni wa musore ufite idini ndetse twavuga w'umwizeramana wizera imana yewe unasenga amafaranga ntabwo bamuguha bamukwime bamuha utagira idini ntabwo bamuguha bazakubwira yuko mudahuje imyemerere none ubwo ngubwo wowe noneho utagira idini ufite amafaranga yo baba bayihuje afite amafaranga se noneho amafaranga asagira idini kugira ngo wemere ko amafaranga nta dini agira umujura ajya kwiba akaza agatanga icya 10 iyo cyabaye icya 10 kiba cyejejwe pasiteri yavuga ati subirayo tujye tuvugisha ukuri umujura ava kwiba akaza agatanga amaturo bari babyibuze pasiteri cyangwa padiri yari yicara ngo akore dite byibuze avuge ngo ese abakirisitu banjye ko batanga icya 10 buri munsi buri kwezi ko batanga amafaranga y'ituro buri munsi aya mafaranga avaye ukavuga ati ay'abasambanyi ayo mwakuye mu mwuga w'uburaya nimuyature ayo mwakuye bitaniye n'ikigabo ahantu kimukubise iryo jana cyangwa ayo 200 cyangwa ayo senkani ku cyumweru arajya guhimbaza cyangwa ituro ry'igihumbi cyangwa 5 cyangwa 10 cyangwa bitewe n'ubushobozi bitewe n'uburyo nyine yakira ijambo uri kubyumva ya mafaranga yavuye mu buraya kandi naho ndumva bavuga ngo ayo ngayo muyihorere wari wabona aho bicara bavuga batari kaye mafaranga avahe hari naho numvishe ngo mujye mutura inoti bicururiza kuri Zimana uri kubyumva icya mbere abacuruzi ugiye kubodita ukareba ibyo bakora ushoboye gusangamo ubujura buri ibintu by'Imana biragoye utazicara ngo ube comfortable wumve nyine ngo ibintu ni sawa umucuruzi uzasanga yiba
umukontabure uzasanga yiba, ukora kuri kesi umwenjeniyeri uzasanga afite utuntu anyereza, isima azigabanya ahagi ikagira ijana agashyiramo 80, kandi aratanga icya 10, aratanga amaturo. uri kubyumva? ubwo rero amafaranga nta dini, ese ifaranga rigira idini? nta dini rigira. ariko twisubirire ku kintu cy'imyemerere, kuvuga ngo ngewe nakunze umukobwa, ngo uraje ngo uri papa we, ngo uri nyirasenge, ngo uravuze ngo ntabwo turi bubane, ngo kubera ko ngo ndi umwadeperi cyangwa se ndi umudive cyangwa se ndi umukatolike cyangwa ndi umusilamu cyangwa ndi umuprotesita cyangwa babandi bose muzi. yego nyine keretse wa muntu nawe ugifite imyumvire iri hasi, ariko ubundi ntabwo byagakwiriye. ntabwo byagakwiriye. ntabwo byagakwiriye. reka tuvuge murabanye, yego, nimuhuje imyizerere. kuwa 6 ndakaraba karenze. baburetse gato, stop gato. turabanye ntiduhuje imyizerere. twahujwe n'iki? nk'urukundo. mbese urukundo rugira idini? ntayigira. oya, urukundo ntirugira idini, ariko aho ubarizwa hatandukanye na. ubundi ku isi hari ibintu bitagira idini. amafaranga nta dini agira, kuko ntabwo uzabona umwadeperi akoresha ifaranga risa ukwaryo umudive afite. amafaranga nta dini agira. nta dini agira. urukundo nta dini rugira. ni ikihe kindi kitagira idini? ikindi kintu kitagira idini ni iki? n'umutima wakunze buriya nta dini ugira. hakonyeka ko umutima wakunze n'urukundo bijyanirana. ubwo nta kindi, ninza kukibuka ndakibabwira. ni amafaranga n'urukundo. nta dini bigira. nge noneho navuze kugira ngo wemere ko ibyo bintu nta dini bigira. umusore ava ahangaha agakunda indaya azi ko yicuruza. hari abakobwa birinze, hari abakobwa bitonda, agafata indaya akuye mu kabari abizi neza ko yicuruza, akayijyana akayigira umugore kubera urukundo. ndabyumva. urukundo nta dini, amafaranga nta dini. gusa abajya mu rukundo bagira idini. bahujwe n'iki se? bahujwe n'urukundo nubwo nta dini rugira, ariko tubanze turebe ngo priority hagati y'idini n'urukundo ni iki kibanza? habanza idini. bahujwe n'idini cyangwa bahujwe n'urukundo? bahujwe n'urukundo, ariko buri umwe wese afite idini abarizwamo. iryo dini se, iryo dini rizabubakira? iryo dini rizagira uruhare mu myubakire yabo. gute? turabyemeye murabaye. umugore we yaraye ariye igipfunsi cyangwa umugabo yaraye ariye igipfunsi, pasiteri arabimenya, akamenya ngo uru rugo rwabaye. pasiteri ntabimenya, ariko samutayimu hari n'ukuntu iyo bashwanye idini rigira uruhare mu kubaka. noneho reka nkubaze akabazo. yego, tubona buri munsi abantu baba basezerana imbere y'Imana, yego, baba basezerana imbere y'amategeko. yego, turi kumwe. yego, pasiteri buri munsi ntasezeranya abantu? barasezerana, of course. padiri ntasezeranya? barasezeranya abantu barahira iki? kubana karamata mu byiza no mu bibi, bakazatandukanywa n'iki? Yesu agarutse cyangwa urupfu. Yesu agarutse cyangwa urupfu. iyo ndahiro nidusubira ku ruhande tukajya mu mategeko kwa gitifu, yego, uzi divorce zandikishwayo zingana gute? cyane rwose, ni nyinshi. mbese ba bandi bari gushaka divorce si ba bandi barahiriye gutandukanywa n'urupfu na Yesu agarutse n'akaramata? yego, nibyo. no kubana akaramata ni iki? subi biri kumbwira biri. ibyo ngibyo yego ndabyumva, ariko ni ibintu biriho rusange. ariko nanone ntabwo tuzavuga ngo abari gutandukana, abo bantu bari kujya kwaka divorce utekereza ko nta dini bagira? bararigira, of course. abandi basezeranye imbere y'Imana, imbere y'amategeko, bakajya n'umugore. ariko wowe noneho uri guhuza ibintu bibiri bitandukanye. njye ndi kureba abagiye kwibanira, wowe uzanyemo n'ibyo gutandukana. mbese abantu barabana ntibatandukanye? of course, njyabo ndi kuvuga ni abantu dushaka ko bagiye kubana, abantu bakundanye, bamaze gukundana bagera kuri level yo kujya kwegera umuryango ngo ushyigikire urukundo rwabo. bagezeyo ngo kubera idini badahuje,
twebwe nk'umuryango turabyanze kubera ko turi abasilamu, turi abadive, turi abakatolike, kandi uyu nguyu akaba ari umukafiri cyangwa se ari uwo mu rindi dini. yego Turabyanze, twanze kubiha umugisha, ntabwo tubishaka, ntabyo dushaka. yego iyo naho turi uri umukobwa, uri umusore, uravuze uti rero mu rugo barabyanze mukobwa cyangwa se musore, dore iwacu barabyanze kubera ko tudahuje idini, gendere twikomereza ubuzima. exactly nuko byakagenze. yego ubwo se urwo rwaba ari urukundo? yaba ari iki? Ako mubaze nubwo muvuga ngo urukundo ntango muzifata ngo mubane mwenyine, imiryango itabihaye umugisha ngo muvuge ko ibintu byanyu bizagenda neza. reka nguhe impamvu. ntango mwebwe ubwanyu muziyubakira, muzakenera ababatera inzego, ababasapotinga. ese nurwara umugore wawe akajya kwa muganga, azajyanwa nande? mukeneye famiye, mukeneye umuryango. none se rero mu gihe ugeze igihe cyo kubaka nta nshuti ugira, izo nshuti ako wari uzi n'ikindi, uzi ko nugeramo umusore ukena akaguma agifitiye urukundo arugirirwa na mama we wenyine wamubyaye. aha ndi kubyumva, ariko nshaka kwibaza, wowe uri umukobwa, uri umusore, akenshi na kenshi usanga ari ababyeyi, kandi umubyeyi ni uwo kubahwa, yubahwe, si uwo kubahwa cyane. ariko nanone ndi kubyumva, tugarutse ku muco wacu nk'abanyarwanda, ariko uwo muco naburetse, yego idini ryavutse nyuma y'uko tuvuka. yego icyo uracyumva? ndacyumva. idini ni rito ku munyarwanda wacu. yego tureke n'umuco, umunyarwanda ruta umuco, aramukoze kuko abakoroni baje ejo bundi, kandi umunyarwanda ruta iki? idini. aruta idini. yego hanyuma si iyo dini mbere y'uko izitekereza ko abanyarwanda batabanaga mu mahoro no mu mutuzo, bakabana bagatunga bagatunganirwa. ariko n'icyo gihe ntabwo ari ubu. n'icyo gihe ntabwo ari ubu. twebwe twubakira ku muco. yego umuco ariko urakura, umuco urakura, wakura wagira, hari umuco uba ugomba gusigasirwa, yego ukabungwabungwa, kugira ngo n'abazavuka no mu myaka 100 bazawusanga. uri kubyumva? idini yaraje, hari byinshi dufasha, hari byinshi yafashije, hari byinshi ndetse yahinduye. yego byiza bibi, byiza ariko ni bibi. nibi bazanye, ntubizi se? nta bibi nzi by'idini. ubu nta bapadiri uzi basenyeho abakirisitu babo insengero. ariko ibyo ko byabaye nuko umuperefe yagiye agafata abari muri perefegitura y'akabatema. uko byabaye perefe uramufashe umuhuza n'umuntu wigishaga ijambo ry'Imana, avuga ngo kuki nabahuza? buri umwe wese ni umushumba ufite inama aragiye, ni umwungeri. nimba uri executive, abo bantu bafite misiyo imwe, misiyo zabo ariko zose ni zimwe, ni ugutuma abantu babaho neza kandi mu mahoro. ariko uzi ko padiri na pasitori baba bavuga ko bari kujyana abantu mu ijuru, kubajyana mu ijoro. padiri na pasitori bahuza n'Imana. padiri na pasitori se nibo bazakufata bakakujyana mu ijoro, cyangwa ibikorwa byawe nibyo bizakujyana mu ijoro? twe turi mu rwego rw'idini. yego iyo tuvuga idini, indangagaciro z'idini, umuco w'idini, yego uvuganisha abantu. ni ku Mana, ni ku nzira ijya hehe? mu ijoro. uba wigisha urukundo, uba wigisha gukundana, uba wigisha ko twese twaremwe n'iki? n'Imana, mu ishusho y'iki? y'Imana. ibyo simbigarukaho ngira ngo wabyumva. nubigarukaho, uri kubyumva? yego. rero uwo muntu ni muto pari raporo n'umunyarwanda, ni muto pari raporo n'umuco. twagashyize imbere urukundo. mbese ubu ntabwo wemeranya nanjye ko ibyo bintu ari ivangura? ni ivangura automatika. ni gute ubwira ngo uri umudivantiste, ufite inshuti yawe y'umukatolika,
ntabwo uzamwambarira, ntabwo uzamutahira ubukwe ngo kubera yuko mudasengera hamwe, mudahuje imitwe. ku badivantiste ho nta nubwo bemerewe gutaha ibindi birori ku munsi w'isabato. Ni gute umbwira ngo uri umwadeperi wiganye n'umwana ni umuyehova cyangwa se ni umusilamu cyangwa n'iki, murakundana muri ku ishuri, ngo kubera ko mudahuje imyemerere, mudahuje idini, ngo ntimuzabana? Ariko reka tubyemere, mwabanye, mwabanye, reka tugere mu rugo rwanyu. Urugo rwacu ruzubakira, reka nyine tugere ku rugo rwacu. Cyubaka urugo kwanza. Oya, reka urakizi, uzi icyubaka urugo? Nta rugo ndagera, wowe nimba urufite wakimbwira. Cya mbere nyine ni urwo rukundo rwabahuje. Urwo rukundo, yego. Reka twegereye mu rugo. Ugeze wite se utarubaka? Hari urugo ugira? Nyine ndi gushaka kureba abo bantu babanye badahuje idini, ukuntu urugo rwabo ruzagenda. Ukuntu urugo rwabo ruzagenda. Ubundi se urugo rugenda rute? Rugenda rute? Kuva ahantu hamwe bagera mu rundi. Bashakanye ari babiri, babyaye, bagize abana, bareze, bakuze, bashaje, abana babo babyaye. Yego. Nitugera mu rugo, abana banyu muzabahereza izihe ndangagaciro? Turabizi ko iyo abana tubafata tukabajyana gusenga ku cyumweru cyangwa ku isabato cyangwa se kuwa gatanu, uzamujyana he? Undi azamujyana he? Mugihe mwizera mu bintu aho bazashaka, aho bazashaka. Umwana w'imyaka 5 cyangwa 3 azavuga ngo ndajya. Uzi igihe umwana yemerewe gutandukanywa na nyina? Ni igihe agize imyaka 7. Imyaka 7. Uri kubyumva? Ubwo bakiri munsi y'imyaka 7 barajya aho mama wabo asengera. None se wowe papa uzafata umwana umujyana ujye kumuha ibere? Wowe uzafata umwana ko umwana aba akeneye guhindurwa pampa w'imyaka 3 4 cyangwa yinyariye, wowe uzajya kubikora? Ibyo bintu uzabishobora uri umugabo? Dukurikije n'imico yacu twakuriyemo nk'abanyarwanda, uzabishobora? Oya. Ni ukuvuga ngo jyewe inama natanga, niba wakunze umuntu ari mu idini runaka nawe uri mu idini runaka mugakundana, bijya bibaho kenshi, turabibona, ugasanga umukobwa ahinduriye umuhungu cyangwa se umuhungu ahinduriye umukobwa. Ariko se burya haba harimo urukundo? Urukundo aba abikoreye. Yego, of course, kugira ngo bazabane neza mu mahoro. Hari n'abo njya numva bavuga ngo burya ngo idini y'umukobwa ni umugabo. Umukobwa nta dini agira. Ari nayo mpamvu wenda navuga ko wenda hari abahindura ku bw'iyo mpamvu. Abakobwa nta dini bagira. Why? Nyine kuko we abategereje kwakira igihe cyose. Hazi ngo hazaza umusilamu, hazi ngo hazaza umwadeperi, hazi ngo hazaza uwo mu kabari waje yavuye ku nzoga umunsi 2 3, hazi ngo hazaza umujura waje yambaye kositimu, ntazi ngo hazaza ba bandi bose nyine nawe uzi. So rero igihe cyose ahora agize gute? Ari stand by, yiteguye, wahora ategereje kwakira. Ahubwo mwakwakira niho hazira mu bwa bwenge ubwo mu isi, ndetse n'ubwenge ashobora kugira gute, Imana ishobora kumwishurira akamenya bitewe n'aho asengera. Reka tubifateho umwanzuro. Of course, mubisobanuye neza, umunyarwanda aruta idini. Umunyarwanda aruta idini kuko idini ryaje risanga umunyarwanda. Uri kubyumva? Kandi tureke n'umunyarwanda. Amadini yazanywe n'abantu n'umukoroni with the some purpose. Gahunda zabo se ntizagaragaye. Bazaga, padiri yazaga imbere ya kiliziya akenyereye kuri masotera ku kabunda, afite imbunda. Bazana umutima mwiza padiri buriya. Abakristo benshi kera ngo babaga bazi ko agira ikanzu imwe. Kubera ko nyine niyo hari wayo ngo yo se padiri ahora yambaye. Nyine abakristo babaga bazi ko padiri ahora mu ikanzu imwe. Kubera ubukene, abafite garderobe yuzuye amakanzu y'umweru. Amakanzu yose asa. Rero wamubona ukagira ngo ni yindi yari yambaye ku cyumweru yagarutse yambaye, kugira ngo wumve ko ari umunyemo, hari umukene yaje muri baraza baratwigisha, baratubwira ngo niba gukubita urushyi ku musaya w'iburyo uzahindure n'uyu musaya bagire gute, bagutinde.
kugira ngo umukoroni naza kugukoresha shiku na buriya bukoroni bakoreshaga abantu n'ubucakara n'iki, ntuzagire icyo uvuga uzamere gutya nk'intama utega umusaya kubite no mu wundi. reka iyo topic tuzayifate turi kureba impact z'ubukoroni cyangwa se icyo bari bagamije n'uburyo babikozemo. naho rero ikiyo kijyanye n'imyemerere n'amadini kuvuga ngo kuko usengera aha ngo bakubujije umugeni wawe cyangwa se umugabo wawe, ntabwo bikwiye. reka tureke ibiduhuza biruta ibyo ibidutanya. ni urukundo nta kindi. ni urukundo waba uri umusilamu waba uri iki, udafite urukundo ni nko kwiruka inyuma y'umuyaga. hari nuko intumwa muri za zindi Yesu yari afite yaramubajije ngo ese itegeko risumba ayandi ni irihe? ni urukundo. yaramusubije aramubwira ngo kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. iyo wikunda ikiba utiyifuriza ntabwo wacyifuriza mugenzi wawe. n'umukunda nk'uko wikunda, ubwo icyo utakwigirira cyo nawe ntiwakimugirira. ibi utakwifuza ko bikugeraho ntabwo wagakwiriye kwifuza ko byagera kuri mugenzi wawe, sibyo? yego. reka tubashimire kubw'umwanya wanyu mwahaye Satya TV. reka dukomeze twizere ko niba utaha nitubakenera tuzababona. turabakunda cyane. kuri mikoro na Rika Bastanga, narindi kumwe na mugenzi wanjye Fred Rugamba.